Hello, welcome and welcome back to my channel. Welcome back, guys, and welcome to you. If this is your first time, you know what I'm going to say. Please do subscribe, like the video if you are done watching it, and go back and watch more video. Leave me your comment and share the video with friends and family. Today's topic is going to be something that we all do, and I wanted just to mention and talk about it in a few minutes. Is it good for us to celebrate someone after they die or celebrate them now? So that's today's topic. I'm just going to talk a little bit about this. I always see people celebrate someone after they die. That's when they start talking about all the good things that they did, all the good side of that person that they've seen, all the deeds, the good work that the person has done in people's lives, what they helped them, what a good person they were, and those kind of things. They don't tell them directly to the person when that person is still alive. I don't think it's good to thank someone after they die, or to say, oh, I'm really grateful for someone's life. They have been a blessing to me. They have been helping my family, or he was a good husband, or she was a good wife. They were good parents. After they die, people start talking about them or celebrating them, saying good things about them, when in real life, when they were alive, no one mentioned those kind of things. So my message today, I just want to encourage you and encourage everybody, even myself included, to celebrate people in our lives when they're still alive. Don't wait for someone to die and start telling people the good side or the good things of that person, the good quality you see in them. So I would encourage you to tell someone they're a good neighbor. Tell them today. They're good friends. They take their time to listen to you or to be there for you. Tell them today. Maybe once you celebrate someone or you tell them about the good things they're doing, it will make them even do better. Celebrate me today when I'm still alive. If you want to talk good about me, for example, tell me now. Because when I'm dead, even if you mention a million things on my grave or in the funeral, I won't be there. I won't be there to witness. People will witness, but the relationship I have with you is today. So everything I do today, I do it to inspire or to live well with others, to inspire. I want to inspire people today. So when I work very hard today, like there's no tomorrow, to inspire people while I'm alive. And I want my deeds, my work to talk now. I don't want the influence. I don't want my life to be an impact to people's life when I'm dead. I want my life to inspire someone when I'm still here. Okay? So whatever you are doing today, do it to inspire people. I want your work, let your work, let whatever you do be an inspiration to people today. If it's not inspiring people today, don't expect your work to inspire people when you are dead. So people will thank you, people will celebrate who you are because of what you are doing today. And when you die, God forbid, we don't know how long we're going to live. We want to be a legacy, or we want to be a blessing. We want our life that we lived to inspire people today, not in the future after we're dead. So work very hard and learn to celebrate people in your life. Learn to thank people while they're still alive. Don't wait for them to die and start telling people about their works or about their deeds. So celebrate the people you have in your life, your friends, your family, your parents, your kids, your spouses. Celebrate them today. And I hope their work can inspire people now if you talk about it.
not just waiting for them to die. Then we start telling people, oh, so and so was a good so and so was a good husband, he was a good wife, or she was a good mom. Talk about it now so people can learn, people can get inspired today. And when they're no longer here, their work is still going to inspire people. Okay, I just wanted to mention this. I don't like when I see people talking about someone, they talk about them after they are gone. You can't even meet them, you can't experience that good thing people see in them. I want to see it. And if you are a good friend, I want people to celebrate you now so I can know you are a good friend, so I can come to you and I can be your friend. If you're a good mom, I want people to celebrate you now so I can learn good things from you. If you're a good cook, yeah, people talk about that. Talk about that now instead of waiting. Hi, Dita. So may God bless us all together to start or to learn celebrating people while they're still alive, not just waiting for them to die, then start celebrating them. Okay? God bless you. I love you. Uno munsi ndashaka kukubaza kino kibazo kandi nanjye nkibaza tubazanye kino kibazo muri rusange kivuga ngo ni byiza, ese ni byiza ko dushima umuntu atakiriho aho kugira ngo tumushime akiriho? Yego, ndabisubiramo. Ndashaka twibaze kino kibazo. Ese ni byiza ko dushima umuntu cyangwa dushimira umuntu akiriho, akiri muzima, atarapfa, cyangwa ni byiza kumushimira yarapfuye atagihari? Ndashaka ari icyo kiganiro tuza kuganiraho gatoya. Ni njyewe njyenyine wibaza kuri iki kintu cyangwa namwe mubyibazaho? Ukuntu umuntu aba ari muzima abantu ntibamuvuge cyangwa abantu ntiberekana agaciro ke, ariko yamara gupfa bagatangira kumuvuga, bakavuga ibyiza bye, bakavuga ibyo yabakoreye, bakamusharinga ku social media, tugapostinga kuriya. Ni njyewe njyenyine ubibona cyangwa namwe niko mubibona? Uno munsi ndashaka tubiganireho gatoya, tubivugeho. Ntago mvugaho byinshi ariko namwe murabizi, muraza kubisiga no muri comment mumbwira uburyo mubitekereza. Hana akantu abantu bakunda kuvuga ngo abantu bakunda bapfu kurusha abazima. Ni iyihe mpamvu ituma babivuga gutyo? Twinjire gatoya, ntago nshaka ko dutinda cyane, ariko message nshaka kuza gutambutsa ndashaka ko mwese muyumva kandi muyisangize n'abandi. Umuntu utarakora subscribe nawe uyu niwo mwanya wo gukora subscribe mbere yuko twinjira muri message. Usangize n'abandi video, n'izindi video nagiye nkora uzumve kandi uzikore like, ukore na share na subscribe, niyo ingenzi cyane. Sibyo? Dukunda gushimira abantu bakiriho ariko ntago tubiha agaciro cyane, kimwe nuko mbona tubiha agaciro iyo umuntu atagihari. Iyo umuntu atagihari nibwo dutangira kureba ibyiza bye, tukareba akamaro yatugiriye mu buzima bwacu, tukareba akamaro yageze muri societe yacu, tukareba akamaro yageze mu rusengero, mu muryango muri rusange. Nibwo tubona agaciro kiwe, cyangwa ni igihanga tuba turi kubona wa muntu yasize. Ese ni byiza ko dutegereza ko wa muntu agenda kugira ngo tubashe gusobanukirwa agaciro yarafite, cyangwa ahubwo twamushimira ubungubu mu cyongereza bavuga ngo to recognize, tukanabihereza agaciro, tukamwereka ko bya bintu ari gukora cyangwa uwo ari we kuri twebwe uno munsi ari byo duhaye agaciro. Bijya bitangaza cyane kandi uruhande rumwe nkumva biranababaje iyo umuntu apfuye akaba ari abantu batangira kuvuga ibyiza bye. Runaka yaradufatiye runini, runaka mu rusengero yaratubereye umugisha, runaka muri quartier yari umuturanye mwiza, cyangwa mu muhana, muri rusange, muri city, mu mujyi dutuyemo cyangwa igihugu, uyu muntu yaradufitiye agaciro, tukabivuga ari uko yamaze gupfa. Ibyo se nibyo byiza twakagombye gukora, cyangwa bya bintu twakagombye kubimubwira akiriho, akamenya agaciro afite muri societe, akamenya uwo ari we ku buzima bwacu? Umuntu ukamubwira ko akoze neza, umuntu ukamubwira ko agufasha, umuntu ukamubwira ko ari umudamu mwiza, ukamubwira ko ari umuturanyi mwiza, ukamubwira ko ari umupapa mwiza, ukamushimira ibyo akora uyu munsi akiriho, udategereje ngo apfe uzabone kumushimira yarapfuye. Se nibyo byiza turamutse dukomeje gutya?
none niyo namushimiye cyangwa ukavuga ubwiza bwe atagihari bimaze iki? Ese ntibyaba byiza ko uno munsi ahubwo aribwo washigikira umuntu ukamubwira ati kino ukora ndagikunda, cyangwa ubu bufasha umpereza ndagushimiye, cyangwa uri we kuri njyewe ndabigushimiye, ukabimubwira akiriho utiriwe utegereza ko apfa. Ese kumushimira arapfuye kuri we biba bifite akahe gaciro? Cyangwa kubasigaye biba bitwigisha iki? Natwe se wenda ku rugero mvuge Mama Destiny uwo ndiwe, cyangwa niba ari akantu umugisha nakubereye, cyangwa wowe warambereye umugisha, kubikubwira ubu ngubu sibyo byiza, byakagombye kugutera ahubwo na courage gukomeza kumbera umugisha. Negereje ukapfa mwasigara nkuvuga ni nka babandi, ni nka wundi wavuze ngo abantu barategereza ngo uri mu cyifuzo, ufite icyifuzo cyangwa uri mu bibazo ukabinyuramo ntibanakubwire ko bari kugusengera, ko ikibazo cyamara gukemuka wa muntu akaza akavuga Imana aragushubije twaragusengeye. Ni iki kinyereka ko wansengeye? Cyangwa ubimbwiye ari uko nashubijwe? Ibyo ndabigereranya kimwe n'abantu bategeza umuntu yarapfuye, ukabona njyewe ntago umuntu runaka sinkunda kumupostinga, simuvuga, abo duhuye simbabwira ibyiza bye, abo tubana simbabwira ubwiza bwe cyangwa ibyo akora, ariko yapfa nkatangira kubwira abantu uriya muntu yari umugisha, uriya muntu yari inshuti yanjye, uriya muntu ibyo yakoraga rwose namukundaga. Ese wakweretse umuntu ko umukunda ubu ngubu utiri utegereza ko uzabimwereka yarapfuye? Washimiye umuturanyi wawe ko akubaniye neza uno munsi, washimiye inshuti yawe muvugana cyangwa mubanye ukayimushimira ukamubwira ati ibi ukora ndabishima cyangwa ndabikunda. Niba umuntu agira imbabazi bimubwire uno munsi, umubwire ati nkunda kugira imbabazi. Umuntu niba agira ubuntu umubwire ati uno munsi ndabigushimiye, kandi unabimubwire ubimwibutse buri gihe. Hani igihe umuntu aba anakora neza atanabizi ko akora neza, hani igihe uba influencer n'abandi ubabereye umugisha utanabizi, noneho iyo udahari bagatangira kuvuga uriya muntu yari atubereye umugisha, uriya muntu amasomo ye turayareba, uriya muntu ibyo akora nibyo twigiraho yambereye umugisha. Bimubwira akiriho, ntutegereze umuntu yarapfuye ubone gutangira kumubwira cyangwa kubwira abantu ubwiza bwa wa muntu. Shimira umuntu akiri muzima, ntutegereze ko umuntu apfa. Bya bindi bavuga ngo abantu bakunda abapfu kurusha abazima. Umuntu arapfa ugasanga twese cyakora ngiye bijya bintera n'isoni. Umuntu niba ntagupostingaga tutavuganaga mu buzima busanzwe, kuko Imana nireba mu mutima hiherereye, mu ma message tutari turi inshuti tutagenderanaga, numara gupfa ubone ntangiye kugushiraho kuri status yanjye uriya muntu irungu, wansigiye irungu iki, kandi ugasanga mu buzima busanzwe nta nubwo twabanaga, cyangwa wenda sinanabikubwiriye ko umariru, sinanabikubwiye ko uri inshuti yanjye cyangwa umarirungu cyangwa ari cyo nanakwigiraho. Ese ni byiza ko dushimira umuntu cyangwa tuvuga ubwiza bw'umuntu yapfuye? Birashoboka ko tushobora kwiga gushimira abantu no kuvuga ibyiza byabo bakiri bazima. Diza, go tell her to come. Okay? Diza, arashaka tumushiremo Papa Pig. Ese ntibyaba byiza ko dushimira abantu uno munsi bakiriho? Uzi ko rimwe na rimwe njyana natekereza nkavuga se nk'ubu mfuye, amafoto muzapostinga cyangwa abantu bazapostinga yanjye sinyazi, ako se mwampostinze ubu ngubu nkiriho? Ibyiza wakamvuzeho narapfuye, wabimbwiyeho ubu ngubu, washarinze ubu ngubu, umuntu twagiye tunyuzamo ukavuga ubwiza bw'umuntu akiriho, nubwo bose utabashira kuri stati ngo bavuge, ariko no muri message urashobora kumwandikira n'aka message ukamubwira ati iyi ngiyi influence ufite ku buzima bwanjye, cyangwa icyo wamfashije, cyangwa icyo nkwigiraho, cyangwa ikintu cyiza nkubonaho ni iki ngiki, courage cyane. Ubwira umuntu muka message kuri umushimire. Nushaka kubwira abandi ubabwire ati umuntu runaka ambereye umugisha cyangwa mukundira iki ngiki, ubibabwire. Utiri utegereza ko umuntu yapfuye atakiriho utangira umutake ukuntu mbega ukuntu abantu bataka umuntu yarapfuye. Birababaje
birababaje kubona umuntu atagihari akaba aribwo bamutaka bakamuvuga ibyiza yego imirimo y'umuntu n'ubwiza bwe abantu babubona neza atagihari. Ibyiza tubona ku bantu twabibabwiye no munsi, twavuze ubwiza tubona ku bantu cyangwa ibyo tubona byiza tukabibabwira. Ese kuvuga umuntu ibigwi akiriho ni bibi? Ntago ari bibi, njye niko ntekereza ntago ari bibi. Kubera iki dutegereza ko umuntu apfa tukabona ari wo mwanya mwiza wo kuvuga ibigwi bye, kuvuga ibyiza bye? Ahari ubimubwiye akiriho ataranapfa byamutera na courage gukora cyane. Ese urategereza umuntu tuvuga umupasiteri ku rugero benshi muranamuzi Pasiteri Theo, ako kantu kankozeho nashatse no gukora kino kiganiro kiriya gihe ariko nguma mba busy. Ngewe nsanzwe mbona utuvideo twiwe ahantu hatandukanye, abantu basharinze ku ma WhatsApp, ngewe ntago njya mu posting ako ndatureba turiye, ariko yarapfuye abantu baramupostinga. Ubu noneho hashize n'amezi nta muntu ukimupostinga. Message ziwe abantu message zawe ziramfasha. Ese iyo abantu bamupostinga cyangwa iyo abantu bamushigikira kiriho, ngewe akimara gupfa abantu ukuntu bapostinze nabaze se kuba abantu kubera iki bavuga umuntu atakiriho, noneho icyamwereka naravugaga mu mutima icyamwereka abantu bamupostinze uko bangana. Ese kuko abantu uko bamupostinze cyangwa abantu bamuririye agiye niko bose bari bamushigikiye? Byatumye ngenda kuri channel yiwe ya YouTube navuga reka ndebe uburyo isi yose yahagurutse ivuga ngo arabafasha. Urebye abantu bari subscribe wiwe, ama video ye ukareba views yari afite icyo gihe nayo narwa ngana n'igice cy'abantu bamufasha, bese bamupostinze bamuvuze. Ese ni byiza ko dutegereza ko umuntu apfa tukabona kumuvuga? Hari abantu nagenda mvuga batandukanye. None ikindi ngewe umuco ntagira, umuntu niba tutabana cyangwa tutavugana buri munsi kubera gusa apfuye ndababara mu mutima cyane pe, nkababara. Ako ntago nagenda hano kuri WhatsApp yanjye ntangire mvuge uriya muntu udusigiye irungu akiriho, uwo muntu ntiwanamutelefonaga, ntiwanamwandikira na ka message ko ku ruhande umubwira ati nubwo ntago postinze kuri status yanjye ndagushuhuje umeze neza muri inbox. Ibyo bintu wenda ntabyo nakoraga. None wa muntu nagenda ntangire kuri WhatsApp yanjye cyangwa ku ma social media mu sharing muvuge, mbambona n'Imana yangaya pe. Ese abantu ntitwakwiga kubabanira neza ubu ngubu tutiriwe dutegereza ko bapfa tukabona gushima cyangwa kuvuga ubwiza bwabo? Umuturanyi ntiwamubwira ko aguturaniriye neza cyangwa akubaniye neza uno munsi atarapfa, napfutanyira uvuga ati uriya muntu yari umuturanyi mwiza yabanaga neza yari umunyamahoro, bimubwire ko ari umunyamahoro uno munsi aho ari wenda nayo mahoro yatangaga none arayakuba. Umuntu yagufashaga mu bijyanye n'amafaranga bimushimire. Ntabwo mvuze ngo tugende tubashire bose kuri WhatsApp kuma social media tubashimire, ariko tubivuge, ubwira umuntu icyo umukundira ukimubwira uno munsi atarapfa. Noneho nunakimubwira se ukabivuga yarapfuye, bizaba bimumariye iki? Inyungu ziwe ashobora no gupfa mu mutima ari kuvuga ati ewe ntacyo maze, abantu tubana ntacyo mbamariye, umuryango wanjye umugore wanjye n'abana ntacyo mbamariye, cyangwa umugore akavuga ati abana banjye ndera ibiki ntacyo mbamariye, akarinda apfa. None yamara gupfa twese yari umudamu mwiza, yari umugabo mwiza, yari umwana mwiza wubaha witonda. Ese wabimubwiye uno munsi ukamutera courage udategereje kuzabivuga yarapfuye atanagihari ngo anabyumve? None ntaba nahari ubyibura ngo niyo wanabeshe cyangwa no kuvuguruza ntaba nahari. Ese twakwize kubwiriza abantu ukuri, ukabwira umuntu ibyiza by'iwe uyu munsi atarapfa? Tugomba gucelebrating abantu cyangwa kwizihiza abantu ari uko bapfuye. Ese ntibyaba umuco mwiza twize kubizihiza bakiriho? Mwige mubyumva gute? Wenda murasiga comment mubivuge. Ngewe ku giti cyanjye cyangwa inama natanga nuko twakwizihiza abantu bakiriho, tukabashimira bakiriho, tukavuga ubwiza bwabo bakiriho. Niba umuntu ari umubyeyi mwiza bimubwire, papa wawe niba kubanye neza bimubwire,
akubereye umubyeyi mwiza. Urukundo umuntu akwereka bimubwire. Inshuti kubaniye neza, abandi baragenda, inshuti no kuba yafata umwanya akakumva, ni inshuti yawe, ni magara, niba ari magara bimubwire. Uno munsi hari icyo umwigiraho bimubwire, icyo ushimira umuntu, niba abona gutega amatwi ukamubwira ati iki nicyo ngushimira, kimubwira kiriho. Agafoto kiwe niba ugakunda ka posting uno munsi, noneho yarapfuye nuna postinga byibura biba bimakinga sense uko mu cyongereza byumvikana neza cyangwa bigaragara neza bitewe nuko warusanga umubaniye. Nubwo uta postinga kuri social media, ariko fata umwanya wawe ubibwira umuntu, umuhamagara umubwira ati ndagukunda cyangwa iki nicyo ngukundira, iki ngiki ukora ndagishima, Imana iguhe umugisha. Umunsi atakinda ndagira ngo nanagenda ari no kuburiri yarembye, araremba akavuga ati ariko nubwo ngiye ariko nsize hari icyo nkoze. Umuntu niba ari umugisha kuri societe tubivuge, umuntu niba afite imirimo myiza tubivuge, tutiriwe dutegereza ko apfa tubone kumuvuga neza. Ntitugakunda abapfu, abazima bahari nabo tutashoboye kubaho urukundo. Umupfu aba yagiye, imirimo yaba yayirangije, akazi ke aba yakarangije, kubana kwiwe, umugisha yabereye abandi byose aba yabirangije akagenda. Kumuvuga neza numva ahubwo twanabivugisha n'ibikorwa, tukamwitura ibikorwa by'ibyo yakoze. Ariko ku amagambo gusa kuvuga umuntu ari umuntu mwiza bya ntacyo bimaze. Yes byagira icyo bimarira abantu, ariko cyane byagira icyo bimara umuvuza akiriho. Ubuhamya bwiza twakagombye gutangira umuntu ni ubuhamya tumutangira akiriho, tudategereje ko apfa ngo tuzabivuga adahari, tuzavuge n'ibyo adakora n'ibyo atakoze. Yewe n'umuntu wari umwanzi wiwe yagiye ko abanishimiye nyine ko yagiye, aravuga ati uriya muntu yari umuntu mwiza. Nta muntu n'umwe urapfa usange ku kiriyo batamuvuga neza. Baramuvuga bakavuga imirimo yakoze, ariko imirimo ivuga neza cyangwa igira agaciro iyo nyiri kuyikora ahari, ayivuzwe cyangwa ihawe agaciro akiri mu buzima. Sibyo? Ngewe ku rugero, niba hari imirimo ubona nkora myiza cyangwa ari imirimo ngewe mbona nkora myiza, niba ari ugushimirwa numva nashimirwa noneho imirimo yanjye sinshaka kwivuga narapfuye. Sinshaka ko ubuhamya bwanjye kubaho kwanjye kuno munsi ko influence abantu narapfuye, ahubwo nshaka ko influence abantu cyangwa kubera umuntu umugisha nkiriho. Imirimo nkora uno munsi ibera abantu umugisha uyu munsi. Niba wowe winyigiyeho hari umurimo mwiza wambonyeho, bibwira abantu uyu munsi, by'influence abantu uno munsi. Ntuzategereza umunsi napfuye ubone gutangira kubwira abantu uriya muntu yakoraga ibi, uvuga imirimo yanjye yose cyangwa uvuga ibyiza wambonyeho. Bibwira abantu uyu munsi. Nanjye ibyo nkora mbikora nk'umuntu udafite ejo, ndabikora cyane kugira ngo ejo umuntu najya no gutanga bwa buhamya abutange bishingiye ku byo ndi gukora uno munsi. Bivuze ngo twige gukora neza, ariko nanone twige no gushima abantu bakiriho, tudategereje ko bapfa tukabona kubashimira. Reka mbasabe kubw'imbabazi z'Imana twige gushimira abantu tukibafite mu buzima. Ikora kiriho mutere courage. Nawe amenye ko ubuzima bwe bufite agaciro kubera ko abereye umugisha umuntu runaka. Ibyiza byabo tubivuge bakiriho, ibyiza by'umuntu tubitake uwa muntu agihari, nawe abibone we. Ubiboneye unagiye ugende unezerewe uvuge ati nubwo ngiye hari icyo nsize, nubwo ngiye hari influence, hari umuntu nabashije gufasha mu buzima nabayeho. So twige twikuremo umuco wo gushimira abantu cyangwa kuvuga ubwiza bw'abantu barapfuye, wo gukunda abantu umupfu akaba ari we tuvuga ducelebra. Ducelebra umuntu agihari, imirimo yo tubivuga kiriho, ubwiza bwe tubivuga kiriho. Nibibi bariho tubakosore. Ahari nushimira umuntu ikiza yakoze uno munsi biramutera courage yo gukomeza akora, agakora neza atera imbere. Sibyo? Reka tureke umuco wo kujya dushimira abantu barapfuye cyangwa tuvuga ubwiza bw'abantu barapfuye. Twige kubashima bakiriho. Nubwo utamushira kuri social media, mwandikira ka message
mu telefone umushimire umubwire agaciro afite. Ntago tuzi ukurikiyeho, ntago tuzi ngo ninde uzagenda, ariko abantu ufite b'ingenzi mu buzima bwawe batarapfa bakiriho, fata umwanya uba telefone, fata umwanya wandike message, nyuzamo ku mastati yabo ibyo bapostinze, utereho comment icyiza ubona ku muntu kimubwira kiriho, sibyo? Imana iwaho umugisha kandi Imana iduhe kuramba. Ndonora imvuze igikiga none Imana iduhe kuramba, tubeho igihe kinini, kandi mu mirimo turi gukora uno munsi dushishikare gukora cyane, dushiremo umwete kugira ngo imirimo turimo turakora uno munsi iduhamye uyu munsi, ari nayo izaduhamya mu gihe kiri imbere tutakiriho, yaba vuba yaba hatinze. Imirimo turi gukora uno munsi tuyikore cyane kandi tuyikorane umwete. Abantu mushimira abandi, mubashimira uno munsi, mubatera umwete, muvuga ibyiza byabo uno munsi bagihumeka. Ntago tuzi ngo ninde upfa ejo, ntago tuzi iminsi dusigaranye, ariko mu byo dukora dushireho umwete wo gukora neza kugira ngo tuzasiga urwibutso rwiza. Ariko nanone mubo dushimira abandi, kuko nta ube ku kiriyo cye, umubo dushimira dufite mu buzima bwacu tubibashimire, tubashimire imirimo bakora uno munsi, tubabwire ubwiza bwabo, tubabwire ibyo bakora bitubereye umugisha uno munsi, tudategereje kuzavuga imirimo yabo gusa barapfuye. Imana iwaho umugisha, mukore like, musangize abandi video, kandi nizere ko ibi bintu tugenda tubigabanya byo kujya tuvuga abantu neza barapfuye. Murakoze, tuzasubira ubutaha. Zirazawe n'ibihumbi, uru wokwizerwa, Yesu nawagereranywa nawe, Yesu nawagereranywa nawe, nta kintu cyo kunanira ushoboye byose, Yesu rakiranuka mu migambi yawe.